ku Masho TV ni muri Great Hotel nk'ibisanzwe ikiganiro cyo nakagaruka tubibutse ko tubagira service nziza zo gufotora abageni abantu bose gufotora ubukwe dukora na filime ku buryo ku rwego mpuzamahanga urumva kugira ngo atagira n'abantu bavuga ngo wenda karagahungu karimo kariyemera tugiye kubaca impaka njye nawe tugiye gukora agafight gato ntugire ubwoba ntacyo ngutwara akusimana fight nakoze kuzihagije ubundi urambaza kimwe ntacyo ngutwara nyine fight nakoze ntago zihagije izo maze kureba ntago zihagije njye nishyiraho nyine reka nyine nkubaze nishyiraho ko bema washe nkabona aracyareza agatuza ndashyiramo nyine reka nkubaze fight nakoze ntago uza kunyuza kubera iyo gahunda twanashyizeho ishuri ryigisha mashwati kakwigisha kwa actinga ubwo niyo mpamvu butinya basefenda n'abatinya cyane uretse ko yanatora nibuye akagukubita akaniruka ari bwana kwiruka karagusiga mwana uzi impamvu matinya se ntabwo naba bodyguard wawe ukajya ungenda inyuma nka kugenda inyuma ubwo nabambaye imbwa yawe ntubona Bruce Melody ari kumwe n'aba none se reka kubaza nawe ukayakorera amana reka nawe ukora akazi nagakora amana icyambere kigenda uruzingo nta tayi y'ububonso ufite urumva na mugufi ntago ndi muremure aho gushakira inkweto zihagaze ako kantu merigeze kukambwira arambwira ngo no wowe murakoze cyane ana Mashusho TV nk'ibisanzwe imbere yacu ya kamera Mashusho TV muri kwabona umushyitsi umutumirwa umusangwa akaba n'umwaka uteye ubwoba cyane kuri za filime za njonogo mujya mwumva kwikaraga hejuru cyane imigwano muramubona arakubita ikive hejuru intwari cyane reka muhereze mikoro n'abatindiye abanza yibwire ni umwe muzi cyane rukumbi imugabo ko numvise ari kubeshya abantu ntabwo ndi ikive hejuru usanzwe nitwa Nkotanyi David niyo mazina yanjye Nkotanyi David ni muntu ki Nkotanyi David ni umuntu usanzwe umuntu usanzwe kabisa umuntu usanzwe ariko ushaka kuba udasanzwe ubundi se nabivuga gute gusa nyine mane kuba umuntu udasanzwe njye mbona abantu bose nyine basanzwe tu ntabiba birenze ubona umuntu udasanzwe ari nde nta muntu udasanzwe muri hoteli twicayemo usibye ngewe okay wowe nimba wumva udasanzwe wari uko nuko mubinyita ni mwe mubinyita ntabwo ndakwita ntabyo ndaguhamagara n'umunsi n'umwe gena naguhamagara prosper ngo urarenze ngo uri umuntu udasanzwe nyine nta kibazo rekera wikomeza kubinyita nge mba numva nge nsanzwe mba numva ari bisanzwe ariko we bimeze bite jewe noneho birasanzwe nyine ko nshaka kukugira ko nshaka gukira muri kategori yacu wowe se akareka ntabwo najyamo ntabwo nakwirwamo iyo mfite irahagije kandi iramagije umuntu udasanzwe nabonye ufite talent iteye ubwoba njyewe si talent se uriya ni umurage sha imigeri hejuru cyane uriya ni umurage ntabwo bureba n'ikirangantego mba nambaye nawe ubona uba RPF sha uriya ni umurage rero tuvana ku babyeyi hejuru cyane nawe twaje tuje kuza se kuza aho twaraje nta naho duteze kujya Nkotanyi David inspiration yikura ye yo gukina filime mbere yuko tuvuga tujya kuri background yawe inspiration yo gukina filime se ni karemano nibyo navukanye yego tubwire none ahantu watangiye kubikundira hambere na mbere tigeze mbese bya mbere ni ikintu cyane inspiration yo gukunda filime se nta cyabinteye ahubwo jewe mbona ari cyo naremewe naremewe kuzikina man kuzikora ntago ari kuzikina gusa no kuzikora ndi Nkotanyi David nkaba nitwa Nkotanyi tekinike yawe wazanye muri aka gakino ni iyihe tekinike se tekinike nyabaki tekinike imeze gute ubwo urashaka kumbaza gute ndashaka kugira ngo menye style yawe style uza developer buri mukinnyi abaje afite style shitani yazanye ndiyo kugira ngo baramubonye se shitani ararenze mwana ndanamusuhuza cyane nazareba kino kiganiro
ndamusuza cyane n'umuvandimwe yarakire ubu ngubu dutinze ku cya produit ko ari mu bantu ba hafi mpita nkubita akayinki ahubwo ati reba umusore ameze nabi cyane mwereka jyewe uriya ni grand frère man agenda mwubaha fo ndamwubaha kuko naje musanga muri sinema abandi bakinnyi ubaha nabaye muri sinema hano mu Rwanda se yes no hanze hose hanze hongeye hanze ntago navayo ubwo natanibera hanze nyine Kinyarwanda ndi kuvuga ariko muracyumva hanze uvuge bo mu Rwanda ubwo turakohereza hanze tunakohereza si mu Rwanda navuga ndemana gusa nyine nabavandimwe urumva yabagenda banyereka nyine urugero rwiza cyane cyane shitani ubundi narakira kimuhindo uramuzi nawe ararenze shitani ni umudirector nikaba n'umudirector mwiza si kuba n'umukinnyi wa filime gusa n'umudirector mwiza cyane ya mu Rwanda naho ubundi sinema mu Rwanda abakinnyi nyine se nabivuga gute man abirenze nyine nabo ngabo nyine nabo uvuze ni timu yawe nabo ngabo none se mu zindi filime mujya mukurikirana nabandi mubona ukavuga ati wanshyira muri ya filime nakora ibi bitangaza gushyira muri Papa Sava wakora ntago giye nakina Papa Sava uzabaririza kareka wagushyira muri Seburikoko ntago nayikina wagushyira muri Stimedi byaterwa na projet yari yongeye kuki utazikinamo subu nyine byaterwa na projet nyine biterwa nyine na projet yari ndabyumva ko ari projet rega ni boro uri gukura nayo ni projet rero projet nakinamo byaterwa na projet yari ubundi jewe ni fight man atari scene zo mu Rwanda nta kareka nta yindi scene nakora biba bigoye kugufatisha ntago biba bigoye kumfatisha ahubwo sinibaza n'impamvu uri kumbaza n'amagambo menshi ubundi nta n'amagambo ngira giye ntabwo nzi kuvuga reka ati je atari ukurwana nta kindi ubwo rero dushyira ama mikro hasi dutangire dukozeho fights urumva uri ready we Prosper wowe twarwana se shaka gupfa nakumvise gato yano urumva tuzimbuke taje urabasha kugera hasi imbere kare uri muri joke man wowe ndabizi ntabwo abitinya kurantinya jewe uri wenyine nagira isoni wenda muje muri nkabandi umukinnyi wahisemo gukina style y'indwanyi atahantu bakeneye action movie umukinnyi muri filme d'action ati bazambwire oya nago ati muri Papa Sava aho bazabyihorera oya nabo ngabo bazankina bazabyihorera zakina izande nzakora izande man bazabyihorera ntabwo nshaka reka kubera iki ntago babona yo bampareba reka cyarakirinje wa nagaro kwiga man biba byaratuvunye bro biravuna man ari kwifuga kugira ngo bagwabagare barebe reka ndahera ko Papa Sava avuze ati ariko ra muhungu mu mume turebe tumukirisha koropano muri toilette tumukirisha yose ibyombo bibaho ashobora kubikora ariko ntago byamuhira mwana ujye ko filime zo mu Rwanda zateye imbere zose ari zo koza ibyombo filime zo mu Rwanda ntago ziratera imbere nkuko tubishaka zizwi zigize nizo koza ibyombo sinzi n'ibyo bangara ari zirani comedy kandi dukora movie mwana koza ibyombo babamenya boza ibyombo bamenya nyine nibamenya na nkotanyi n'inkotanyi nukoza ibyombo n'umukozi wo mu rugo nabo nyine abo ngabo nyine bafite ibyabo man si byose bafite ibyabo bafite izina ryabo bubatse cyangwa se bafite ibyabo nyine bari kubaka man kandi bafite ibyanjye peke personal avuze ati njyewe ku murwano ndi tayari ni hejuru ngiye gushaka ahantu twibeta dukore ka fight sinzi niba uri tayari fights uri tayari wasize mu rugo uguze sirikeres hano muri hoteli bashobora kugera banza wumve gato icyo ngira ngo nkubwire hano nimba wasize uguze sanduku nimba wasize uyiguze aho nari bitugenda ushobora kubura ziba zibajije iyo nkuru mbi bayita inkuru mbi ariko igera nimba ntayo amerego nasubire mu isaho ceceke kuko ewana kakubayeho uri gutinya se ko yabura ntago yabura turayishaka
oya nimba ari byo kujya kwishaka byihorere turayishaka oya nahize ngo basi wavuye mu rugo wayiteguye ihari bifite hari akantu najyaga numva muri filime kera ngo muri Shaolin ntabwo batwemerera kwica abantu turagukubita tukakunoza ubundi tukakureka urintere nanjye ndi umushaolini uriya nyemera abashaolini nyemera cyane abashaolini ntabwo twicana ugira ngo ufite ubwoba ngo hari icyo tugutwara oya urabigura se ko batica kukunoza gusa barangiza ukamanika amaboko uziyemere ku mwana azakuvune ngo nta ngombwa turaguterura tukakujyana iwanyu twavuga ati umuntu wanyu nyine nguyu twamunogeje ese ninde wabikubeshye yatwiyemeye nyine ibyo ninde wabikubeshye ubutaha azagaruke yarize uzamuhandi masomo ibyo ninde wabikubeshye urumva hari urumva iyo umuntu agukubise byanze bikunze hari tekinike umwigiyeho kwiga bitandukanye ubwo rero iyo tekinike ahubwo wowe nakumvise tekinike ngusigiye nkukubitishije bangwaye igihe cyo kuyiga ajya kuvumbura iyindi uretse gatoya Prosper wese kumvugiramo ahubwo wowe nakumvise igihe bavugaga ngo tujye mu murwano urabashakaga yuko nkwigisha sindiyo ahubwo noneho ubu uburyo bimbwiramo ubinyuza mu nzira zigoranye ntazi ubwoko bwazo bavuga ngo turwane wowe washaka kwiga ahantu hose tuba twiga nanjye nakwiga hariyo nakwigiraho ntabwo nabihakana ariko ushaka gusanga ngo aya masomo menshi kurusha yo wampaye urashaka kwiga se urabishaka ngo tugende ndashaka gukoresha ibyo nize rero mva ngubwire rero ndashaka kubanza gukoresha ibyo nize ku muntu wisirwanye kwanza we nta nubwo nanakwigisha njye ndashaka gukoresha ibyo nize wowe urashaje mwana wowe urashaje we ntabwo nakwigisha reka njye ntabwo nigisha abasaza njye ndashaka gukoresha ibyo nize rero wowe se ibyo wize rero gahumbi gatuze kari tayari gakeneye imigeri yewe se imigeri twakubiswe kare nyinshi ishumi urumva imigeri yawe rero yankanga amana uzi ikintu njyaho nkubwire se ngire reference y'imigeri yawe muri filime wakinye umbwire uti nakoze iyi ngiyi muyireba hana ubahe Facebook zawe ubahe nuza yawe bavuge uti umuntu turi kuvugana koko wateye ubwoba ntabwo ngiye kubibabwira kugira ngo bumve ko unteye ubwoba uzumva ko ntateye ubwoba azaza nshake azaza nyishakire kandi mari ngera akugezeho kubeshya ntabwo natinya mwana ntabwo natinya reka umva rero ikintu najya nkubwira hari abavugaga ngo mfite ngo ngagatuza kanini ngo ngukubitaho imigere mva nkubwire shumi nanakurabure nkukure n'inzira ku murimo twanyuze wese wumve uramutse uri tayari wambwira mfite amakubema washaremereye nkagafungura nkakoroshya ubanza wumve ikintu ujya nkubwireze ugatangira kuvuga ati ibi bintu nishyizemo by'imigeri bivuyemo ugatangira guhamagara none se reka nkubaze mwana njye nahita nguha nimero za papa sava akuze kuri kwanga yuko mvuga vuga ceceka manze mvuga waba warekinye ibimanyu by'amacupa ugakangwa n'ibimene by'ibicuma ibimene by'ibicuma wabwirwa n'iki ibyo wanyuzemo disi niba ari byo bimene by'amacupa umva rero ngukure n'inzira ku murima nanakwerurire burundu wowe ntabwo ngututse sha utagira ngo ndagututse ariko ntabwo ngututse ariko ubundi nta man nyine ibi rajya kubwira atajya n'umuntu wenda ureba kino kiganiro akavuga uti uriya muhungu arimo ariyemera urumva kugira ngo atagira n'abantu bavuga ngo wenda karagahungu karimo kariyemera tugiye kubaca impaka njye nawe tugiye gukora agafight gato ntugire ubwoba ntacyo ngutwara akusimana fight nakoze kuzihagije ubundi urambaza ikimana ntacyo ngutwara nyine fight nakoze ntabwo zihagije izo umaze kureba ntabwo zihagije njye nishyiraho nyine reka nyine nkubaze nishyiraho kubema washe nkabona uracyareza agatuza ndashyiramo nyine reka nkubaze fight nakoze ntabwo uza kunyuza fight wazikoze nande ikigo gisha none se sinema nyina none se muri sinema nkora cyangwa se muri filime nkora ntabwo nkora ziri he zawe ntazo tubona nimba mutazibona nari muzanabyihore ntimuzanazirebe nari n'inyagasambura reba nutazireba zizarebwa n'abandi ntacyo tujye kuzireba usibye uko nazo ntabwo tuzebera bashyiramo ibikabyo bagashyiraho amasawundi wazana ngo tsuki bagakozaho ubundi bagashyiraho uruntu ngo buu byahe kandi uyu nguyu twe dukora ariyo fight uyu mwumva uri kuvuga aya magambo nawe dufitanye proje ariko nyumva uburyo bari kurusebya abazi bana ndagira ngo duhere reference nje ntago nzi wapigi ntago nzi abakarate kamana
nta nubwo nanabamenya jewe reka ubwo rero ugomba kwiga icara wige ibyo nize birahagije man ngiye nkina kungufu kandi kungufu yanjye irampagije nta bindi nkeneye kumenya rero ati ngiye nkina kungufu weho se nagira ngo umara amatsiko kungufu yaje bite byo kwiga kungufu imazemo igihe kingana njyewe se natangiye gukina kungufu mfite imyaka igeze kuri 6 niho natangiriye gukina kungufu imyaka 6 watangiye gukina kungufu yego none ugeze ku myaka uyimazemo igihe kingana ute mva kandi ushaka kunda kungufu uyimazemo igihe kingana nkubwira igihe maze mutumira n'imyaka yanjye ntago ndi cyenda ndashaje mwana mfite 20 yonyine ati none nakwigerera ibuye kandi uri umuswa umva ukuntu atukana ko abanyarwanda iki kintu nacyo muzagikemura ni umugani ni ikinyarwanda umuswa wigerera ibuye uranutse unyise umuswa sujya ubona umuswa uteruye urubuye rungana utya ikibazo ndaza kukigaho nitonze ndakuprovoka ngo ndebe tsuki zawe reka man tereka twebwe tuba dufite control man none se ubu ngurana yagize buri gazaberara bivuga ko nk'urumogi bikagenda ku muhanda bikubita man kungufu tuba dufite discipline bro gusa si kungufu gusa n'abakaratika nabo baba bafite discipline kuko mashwati yari yo yose aho ikagera ukina mashwati nyine ubundi kungufu cyangwa se imikino njya rugamba yose nyine barirwa muri mashwati ni mashwati nyine imikino njya ni imikino nyine wait have you ever smoked? No, I can't. But last month I heard a story that you have been smoking weed for long. Me? Yeah. Me? Not you? You saw me? There is a story spreading all over the world that you've been smoking. You're a fucking story guy. Reka ntabwo narinywa man. Ntabwo narinywa bro. I saw your story on the street. Man ibyo wambonye hehe. No. Make it clear. Uwumvise story. Ntabwo nigeze ndinywa man. Nta nubwo narinywa. N'inzoga maze ubwazo ntabwo nzinywa ibaze mama yumvise ngo nanywa inzoga cyangwa nanywa itabi uracyagendera kuri mama umuntu w'umugabo utagendeye ku mabyeyi baba we aracyavuga ngo mama rango bite ahubwo tugere dusoze mama ahubwo gira vuba dusoze ikiganiro nawe shana sanga amashereka yashize urumva gira dusoze ikiganiro ntasanga ahubwo bimaze reka nagaruka bimara gufungira mu rugo wapi mama yagufungira bajya namfungirana nigeze kujya warangiza ngo narwara yewe ntataze sima no mu kabaro tavuga abasha simfite ubwanwa ariko da muri filime urumva muri filime birashoboka cyane iyo umuntu afite talent yumvamo ibintu ono bamugana akajya no muri kungufu akiga izo technique no kuzikoresha ngira ngo muri filime bamugana si ngombwa ngo kubita abantu si ngombwa ngo abantu bajye bagutinya ngo ufite imbaraga wenda ni technique uba wize za presentation man ase prosper wowe nakubita byanyabyo cyangwa nyine ni izo technique bamwize papa biba bigoranye kuba wakorodina kuba wafata ugakorodona n'umuntu nyine utazi mashwati murabikora ariko ari presentation za technique agari presentation men ukorodona n'umuntu nyine utazi mashwati kugira ngo muzahuze mu Rwanda man babigoranye ubu ujye nteramo igipfusi ntago ari kumusevira atera igipfusi cyangwa se umugeri ubwo niyo mpamvu butinya basevira basevira ndanabatinya cyane uretse ko yanatora nibuye akagukubita akaniruka ari rwana kwiruka karagusiga man uzi mpamvu matinya se ntago ari kubandusha imbaraga cyangwa se ntago ari kubandusha tekinike banza wumve si no kugikontorora ahubwo buriwe n'imbwa man niyo mpamvu buriya abantu cyangwa se abanyamashwati bose bagira discipline man nyine man uriwe n'imbwa man none se umuntu utazi ibyo akora ubundi uhangana nawe gute niyo mpamvu tugira discipline rero yo gutuza man tukamenya ibyacu bro ariko kamemu nyine nimba wumva uri tayari ukaba wumva wiyizeye wowe ubwawe ku gipfusi cyawe cyangwa se umugere wawe ntaribi gusa nyine nta n'intambara man ntago tuba mu ntambara twebwe wapi tuba mu isi y'amahoro ibyo gukoresha muri filime gusa bya presentation ntago ari presentation n'abaturage babona barwana ukiruka ntago wiguma kuntuka man ntago ari presentation ngo nshobora kukugira bodyguard yanjye bawo ntago naba bodyguard wawe ukajya ungenda inyuma nka kugenda inyuma ubwo nabambaye imbwa yawe nese nubona Bruce Melody ari kumwe
none se reka kubaza nawe ukayakorera amani reka nawe ukora akazi nagakora amani icyambere tugenda uruzingo nta tayi y'ububonso ufite urumva ndi na mugufi ntago ndi muremure hawo gushakira inkweto zihagaze ako kantu merigeze kukambwira arambwira ngo noneho wowe namweretse umukobwa mwiza asanga aransumba ndamujyana uwo mukobwa namukunze atambwira tuzi kugira ngo uriya mukobwa umuterete ati ni ukukujyana agashyikiro bakakubariza inkweto cyangwa bakabaza ibiti ibaze mwana ibaze urwo rwego none deguza arabera view kugira ngo bigire akazi gakogwe neza merisi karera cyaba agira ngo ntwikire mwana oya nibyo ariko no kuvuga ngo iyo wize ikintu kandi icyo kintu kikaba gikenewe ku isoko niba wize martial art ushobora kuyikoresha ugakora n'akazi ko kuba wavuga ati reka mbacungire umutekano ntabwo uko kazi ujya ugakora cyangwa ntabwo baraguhamagara ntabwo nabikora niba mpamagara nk'ejo dushobora kuzajya kuri stage tukagera stage nini tukaba dukeneye abantu bari bucunge umutekano wo kuri sinema tugiye kumurika Nkotanyi David akagenda yirukanka inyuma y'abantu ukagenda utangira abaturage ntabwo nacunga umutekano kuko ntabwo ndi polisi cyangwa ngo mbe ndi umusirikare bro cyangwa ngo mbe daso cyangwa ngo mbe nkira gutabara ndavuga bouncer ntabwo naba bouncer rero jewe ntabwo uriyandikisha muri beka aho bita bouncer dosi ntabwo nabikora mani ntabwo ari ibyanjye tu ntabwo uri mugufi ndi mugufi shari ku bana we bana haremye abantu bagufi kanarema na David shani mbane danje ikintu uhuriyeho na Muhinde na Keniso na Ntuze na Kiriko we na Kiriko no waye agumuzi Kiriko we ntago ari mu Rwanda so Murundi hajara no Murundi Kiriko no Murundi ariko ndamusumba mwana ungana na byano ngo David byo Nigeria muri Nigeria akina Pau Pau ndamuzi ndamusumba kure cyane ntago nabandeshye nuriya mana bakumva ngo uruzingo cyangwa nkabona mugufi ariko nta werije twakugira icyizere ko muri timu za sinema ahantu uri bajya bavuga ati turi very well protected with this young guy ufite ubumenyi muri martial art kandi ushoboye gufightinga fight scene haba muri presentation muri filime ndetse no mu buzima ntago muri filime ari presentation muri filime na action haba muri filime d'action cyangwa se no mu buzima busanzwe presentation zantu tuzikoraze mu gihe twagiye nyine muri competition dushaka gukora presentation sajya muri kungufa abamo kata oya ni technique juku kata ni ki Japan mu Bushinwa rero tubyita tawa tarse tawulo abamo tawa uzitawa zingahe cyangwa makiyo ntago nabibara ngo ngire umenye ngo umubare ngo n'uyu nguyu kereka wenda ntuje nakora akunyine ni nyinshi tu tugana ku musozo rero igurishe uvuga ati ngewe ejo bundi nzaba ndahana ntago nigurisha je ntago ndi indaya muzamo bisanga hana ntago nigurisha je ntago ndi indaya man ndavuga platform zawe musore okay wenda bivuga gutyo bivuga gutyo nubwo atari benshi cyane ariko bavuga ati nuwatubonye avuga turi muntu ni ndwanyi koko reka turebye bikorwa by'abantu biri uzimpamvu niba tumukeneye we turamubona uzimpamvu nari nkusubije kuri yasi kuko nabonye mufite movement cyangwa ibitekerezo byiza byo kuzamura sinema nyarwanda ndetse mu buryo bwa action kuvuga ati ngiye twe turombereje umugozi umwe ku bintu bya action movie icyo kintu cyo nicyo ikintu cyiza cyane umuntu wese akwiye kubashimira icyo kintu cyo nicyo kubera iyo gahunda twanashyizeho ishuri ryigisha mashwati kakwigisha kwa actinga mu buryo bujyanye nyine na action iyo shuri turarifite Gikondo ufite ishuri rya mashwati Gikondo watubwira adresse yaryo umuntu ashaka kuri joininga byabigenza ati iyo shuri gitwa Tiger Gate Kung Fu Wushu Club tukaba dukorera hano ni Tiger Gate Kung Fu Wushu Club Tiger Gate Kung Fu Wushu Club tukaba dukora Karugira ku kagari harano dufitemo sare ku kagari ka Karugira yego hafi yo kuri cafe Rwamara naho
ikindi umunyeshuri yishyura ateze ibyo byo azabimenya yahageze ibyo byo azabimenya yahageze uniform n'ibiki byose tuzazimuha ariko nazo azazigura ntabwo ari iz'ubu bantu uzi ko ziva mu Bushinwa mana tuba twazitegeye indege bro okay ubwo butaha tuzabasura ku ishuri turebe ishuri ryanyu bimeze bite abanyeshuri bariga bafite imyitozo ihagije ese recuperation ziraboneka ese dibari nukeneye kubashyigikira akazamenya uburyo abashyigikira muratubwira nimero zanyu akadushyigikira ndavuga ati muravuga nimero z'ishuri umuntu akeneye kuza muri iryo shuri kujoininga iryo shuri cyangwa namwe abakeneye ubwo yashaka David Inkotanyi yashaka David Inkotanyi ariko hagati aho ngaho boniyeho banze profite ho gatoya nsuhuze n'abavandimwe dukorana muri iryo shuri harimo mu master ukomeye cyane bita Tiger urumva kuri iryo shuri ryitwa Tiger Tiger nanjye nakumvise bo Tiger so usi director Tiger niwe maître uri uhagarariye niwe sifu Tiger niwe sifu yangewe nkaba Isoko Isoko sinzi nimba igishinwa cyo cyumva ndenze kiyapani uzi kijapani bura tubyita ngo kirari kanomve tuvita sampai sensei urabona metero ukurikiyeho niwe bita none se reka nkubaze urabona nk'ubu ngubu muri karate cyangwa muri taekwondo ndamutse mfite wenda 5e dan ukaba ufite 1er dan twese nako kuba twitwa sensei mwese muri aba sensei tuza rero ariko sensei wo hejuru abari sensei none umukurikiye abari sampai kare ubundi bintu biri kuvuga uzi byo sampai uzi cyari cyose n'umunyeshuri nturi umunyeshuri niyo ari mwarimu abandi bose bari abanyeshuri okay ntaribi okay nuko noneho iryo shuri rero ubwo washaka Inkotanyi ubwo nawe uricara ukiga ndicara nkiga da arega uzi impamvu se kwiga ntago ari ubujiji nubwo kwiga ari ubugoryi amashuri yanyu abajyari tuzabasure kuri class ukunda wakunze cyane kumvugiramo ukanca mu ijambo ntarangije ijambo ushaka kuvuga nari mvuze nti kwiga ntago ari ubugoryi ntabwo kwiga ari ubucucu ahubwo kwiga no gutyaza ubwenge dufite byinshi byo kwiga rero muri iyi si ishuri twigisha weekend kuko muri minsi urabizi ko abanyeshuri barimo bariga kuko abenshi baracyara abapeti rero baboneka weekend ikindi natwe mu mibyizi kenshi na kenshi tuba turi mu kazi weekend amasaha ubwo ni kwa gatatu nimugoroba guhera saa 10 nibwo ishuri baritangiye kugeza saa moya cyangwa se saa moya nibwo tuba dusoje agwa address zanyu umuntu akeneye kubabaza ibindi bisobanuro address rero wahamagara akosebera ni ngombwa abari ngombwa iyo bishaka bazaze karugira ibyo nyine birahagije mwana kareka ubundi nomero man cyangwa amazina platform umukoresha ku mbuga nkoranyambaga ni Inkotanyi David kuri YouTube ni Inkotanyi David umuntu uri bujye bakayisacinga hari ifoto y'intare sha intare batinya tugana ku musozo gira ubutumwa ohereza abakurikiye abakunza amashusho TV ubutumwa natanga se ubutumwa natanga cyangwa se kimwe cy'ingenzi navuga nuko nshimira buri wese mu buzima bwe bwa buri munsi ugira uruhare rukomeye kugira ngo sinema yacu itere imbere cyakabiri mboneraho no gushimira n'abayobozi bacu ubwo ni leta yacu yo perezida wa repubulika ubwo nimvuga perezida wa repubulika ukabona ndebye hano ntugire ikibazo hari impamvu mparebye kuko bakora akazi neza cyane ducungira umutekano tukabaho turi mu bwigenge tukabona gukora akazi kacu neza message rero naho umunyarwanda uzareba wenda iyi video nuko hari byinshi byo kwiga iyo niyo message bicare bige byinshi byo kwiga ni muri sinema
wese na sinema gusa mani burya icyo ari cyo cyose cyo kwiga cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose muri iyi si cyakubera isomo. Urakoze cyane Nkotanyi David. Aha twari kumwe na Nkotanyi David ni ku Mashusho TV ni muri Great Hotel nk'ibisanzwe. Ikiganiro cyo nakagaruka, tubibutse ko tubagira serivisi nziza zo gufotora abageni, abantu bose, gufotora ubukwe, dukora na filime ku buryo ku rwego mpuzamahanga. Udukeneye yadusanga kuri YouTube channel yacu ni Amashusho TV nk'ibisanzwe. Bye bye.